Shalom shalom, amahoro y'Imana amwe arutaye umuntu yamenye. Iteka niyo njya nifuza ko arinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Mwene so Senga basuhuza, mbaye ikaze kandi mu ncamake cy'umweru cya 41 dusoje dusoma BIBILIYA. Muri iki cyumweru twariho dusoma ubuhanuzi bw'umuhanuzi Yeremiya. Tubifatanya no gusoza ibitabo bibiri, aricyo gitabo cy'abami ba kabiri ndetse n'igitabo cya kabiri cy'ingoma. Mu gitabo cya kabiri cy'abami twari twagarukiye ku bice 24, noneho muri iki cyumweru twarabisoje 24 na 25, ari naho iki gitabo gisoreza. Nanone twasoje igitabo cya kabiri cy'ingoma ibice 36. Impamvu yatumye dusigaza ibi bice tukabisoma muri iki cyumweru cya 41 ni ukugira ngo tubihuze n'inkuru y'abami Yeremiya yahanuriye, aribo bami bane bakurikiye ingoma y'umwami Yosiya. Yosiya yari afite abahungu batatu, uw'imfura yitwaga Yehoyakimu, agakurikirwa n'uwitwa Yehowahazi, ndetse agakurikirwa na Sedekiya. Hanyuma n'umwana wa Yoyakimu yitwaga Yehoyakini. Yeremiya rero yahanuriye aba bami bose. Ibi bice bibiri rero twari twarasize bisoza igitabo cya kabiri cy'abami ndetse n'igitabo cya kabiri cy'ingoma ibice 36 bivuga inkuru z'aba bami turangije kuvuga, bane basoje gutegeka igihugu cy'Ubuyuda mbere yuko gisenywa rwose n'umwami Nebukadinezari agatwika n'urusengero. Twanasomye zimwe muri Zaburi, ariko kandi tunabifatanya no gusoma urwandiko Yakobo yanditse turusoza, ndetse dutangira n'urwandiko rwa mbere Petero yanditse. Reka mbahe ikaze rero mu ncamake z'ibyo twasomye. Imana ibahe umugisha. Tugerageje gushyira mu ncamake, navuga ko ubuhanuzi bwa Yeremiya bw'ibyo twasomye mu cyumweru cya 41 bikubiye mu bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ubuhanuzi Yeremiya yahanuraga avuga ko Abisirayeli bazajyanwaho iminyago n'umwami w'i Babuloni. Kubw'ibyo agasaba abami bategekaga i Yerusalemu kutazigera barwanya umwami Nebukadinezari, ahubwo bazamwishyire mu maboko kuko ari byo bizatuma bagubwa neza. Icya kabiri ni ubuhanuzi hano yavuga ko abajyanyweho iminyago cyangwa se abazajyanwaho iminyago n'umwami Nebukadinezari ku nshuro ya mbere batagize ibyago, ahubwo Imana izabana nabo. Ubuhanuzi bwa kabiri bukubiye mu buhanuzi Yeremiya yahanuye muri ibi twasomye mu cyumweru cya 41. Yeremiya aba yibanda ku kuvuga ko Imana izabagirira neza. Ni uguhera mu bice 30 ukageza mu bice 33, ndetse aho yongera kuvuga ko Imana izagirana isezerano rishya n'ubwoko bwayo. Ubuhanuzi bwa gatatu Yeremiya yahanuye nubwo yahanuye yerekeza gusa ku mwami Sedekiya, kuko Sedekiya niwe wategetse bwa nyuma ubwo igihugu cy'Ubuyuda cyatwikwaga n'umwami Nebukadinezari ndetse akagisenya akakigira umuyonga, maze ibyari ubutunzi bwose bwari muri Yerusalemu akabujyanaho umunyago. Ni ukuvuga ko rero Yeremiya yibanze cyane mu kuvuga kuri uyu mwami Sedekiya. Ibice 38, 39 ndetse 52 abavuga ko Sedekiya azajyanwaho umunyago, ndetse akavuga ko n'umwami Nebukadinezari azaza agatwika uyu mujyi akawuhindura umuyonga. Dusubiye inyuma mu mateka gato, nk'uko nababwiye, Yeremiya yahanuriye abami batanu bategetse ingoma y'Ubuyuda. Yatangiye guhanura ku ngoma y'umwami Yosiya. Murabizi ko Yosiya ari we mwami warushije abandi bami bose b'Abisiraheli nyuma y'ingoma ya Dawidi gushakisha Uwiteka n'umutima we wose. Iyo batondeka ku murongo abami babaye abakiranutsi ku ngoma y'Abisiraheli, uyu Yosiya bamushyira ku mwanya wa mbere, agakurikirwa n'umwami Hezekiya ndetse na Yehoshafati n'abandi bami bagiye bubaha Uwiteka. Yosiya yimye ingoma asimbuye se ku ngoma witwaga Manase. Murabizi ko Manase ari we mwami warushije abandi bami bose 20 bategetse ingoma y'Ubuyuda kuba mubi. Niwe wakoze ibyaha bitazigera byibagirana, byabaye bibi kurusha abandi. Umuhungu ariko Yosiya we arushaho kubaha Uwiteka, nawe aba uwa mbere kurusha abandi mu bami bose bategetse igihugu cy'Ubuyuda, nk'uko navuze nyuma y'ingoma ya Dawidi. Ariko kandi ibyo yasize akoze byari bibi kurenza urugero, kugeza ubwo Imana yavuze ngo nta kabuza bizagira ingaruka ku Bisiraheli. Amaze kuva ku ngoma Yosiya rero asimburwa n'umuhungu we witwaga Yehowahazi. Yari umuhungu we wa kabiri. Yehowahazi yategetse mu gihe igihugu cya Egiputa kitarebanaga ryiza n'igihugu cy'Abisiraheli. Maze umwami Neko wategekaga igihugu cya Egiputa araza amujyanaho umunyago, amusimbuza umuvandimwe we w'imfura witwaga Eliyakimu.
ndetse amuhindurira izina amwita Yehoyakimu. Iri zina Yehoyakimu ryari rishingiye ku bigirwamana byo mu Egiputa. Ubundi ijambo Eli mu Giheburayo bisobanuye Imana. Izina rya Eliyakimu ryari rishingiye ku Mana ko ariyo mutabazi kandi ikaba umurengezi, isoko y'ubwenge. Ariko umwami amaje kuza yirukana Imana mu izina rye, asiga amwimitse ngo abe Yehoyakimu. Yehoyakimu uyu yategetse imyaka 11, maze ku ngoma ye nibwo umwami Nebukadinezari yateye bwa mbere Yerusalemu. Aramufata, aramuboha, amujyanaho iminyago, atwara n'abandi baturage b'i Yerusalemu bagera ku 10,000. Mbibutse ko Daniyeli ndetse na Ezekiyeli aribwo nabwo bajyanweho iminyago, n'abitwa Saduraka na Abedinego bajyanyweho iminyago mu gihugu cy'i Babuloni. Ibice 24 ndetse n'ibice 28 na 29 Yeremiya yabyanditse yoherereza intashyo cyangwa se ibihumuriza aba baturage bajyanyweho iminyago, ababwira ko nibahumure, bahinge, beze, ko imyaka bagiye kumarayo ari imyaka 70, kandi Uwiteka azabahera umugisha muri icyo gihugu. Igice cya 29 ku murongo wa 11 Imana ivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira si ibibi n'ibyiza, kugira ngo nzabareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ukuvuga ngo nzabarindira muri icyo gihugu kugira ngo muzongere murebeshe amaso yanyu ibyiza nzabagirira mbagarura mu gihugu cyanyu, kandi nzabahera umugisha muri icyo gihugu, kuko umugisha w'i Babuloni uzaba umugisha wanyu, atahubwo muzayisengere muyisabire amahoro kugira ngo namwe muzayiboneremo amahoro. Were kuri 27 rero Yeremiya abahanura asaba abami b'Abisiraheli ko batazahirahira bakarwanya umwami Nebukadinezari ubwo azabagarutse kongera kubatera, ahubwo bazamwishyire mu maboko nibwo batazagira ibyago. Yehoyakimu amaze kujyanwa bunyago kuko yaboheshejwe iminyururu n'umwami Nebukadinezari amujyana mu gihugu cye, abaturage b'i Yerusalemu bafashe umwana we Yehoyakini bamushyira ku ngoma. Yari afite imyaka 8 gusa. Yehoyakini yari umwana. Ibi byababaje Nebukadinezari, maze aragaruka afata uyu Yehoyakini wari ufite imyaka 8 gusa y'amavuko, ndetse na nyina wari umugabekazi, bombi ababohesha iminyururu nabo abajyana i Babuloni. Ariko ababo ntacyo yigeze abatwara kuko ntibigeze bamurwanya. Yehoyakini yari yarumviye ubuhanuzi bwa Yeremiya buvuga ngo ntimuzarwanye umwami Nebukadinezari, kubera ko azabaje guhora inzigo z'ibyo Manase yakoze. Amaze kuva ku ngoma rero, abaturage b'i Yerusalemu ndetse n'umwami Nebukadinezari yimitse Sedekiya wari umuhungu wa gatatu wa Yosiya. Ndabisubiramo, Yosiya yari afite abahungu 3. Uw'imfura akitwa Yehoyakimu, uwa kabiri akitwa Yehowahazi, naho uwa gatatu akitwa Sedekiya. Uwasimbuye se ku ngoma yari umuhungu wa kabiri yitwaga Yehowahazi. Uyu yajyanyweho bunyago n'umwami Neko wa Egiputa. Yaje gusimbuzwa ku ngoma na mukuru witwaga Yehoyakimu. Uyu Yehoyakimu rero niyo wa mbere wajyanyweho bunyago n'umwami wa Babuloni, amutwara amubohesheje iminyururu. Asimburwa ku ngoma n'umwana we witwaga Yehoyakini wari ufite imyaka 8. Uyu ni utararwanije umwami Nebukadinezari, yategetse amezi 3 gusa, maze nawe ajyanwaho bunyago muri Babuloni. Ku ngoma rero bagombaga gushaka uwongera gusimbura aba bahungu ba Yosiya ndetse n'abamukomokaho. Baza gufata Sedekiya abari we bimika ku ngoma ngo asimbure bakuru be ndetse n'umwana yarabereye se wabo witwaga Yehoyakini. Sedekiya amaze kugera ku ngoma nawe ntigeze yumvira Uwiteka. Ikintu cya mbere Yeremiya yamusabye, yaramubwiye ngo ntuzigere na rimwe wigomeka ku mwami Nebukadinezari, ati kuko nubikora noneho uyu murwa ntazawubabarira. Ariko ibi ntabwo yigeze abyumvira, ahubwo yarigometse. Iyo urebye ibyabaye ku ngoma y'umwami Sedekiya bihuye neza n'ibyabaye ku ngoma y'Abaromani ubwo Yesu Kristo yasigaga hanuriye Abisiraheli ababwira ko umurwa Yerusalemu uzasenyuka ugasigara nta buye rigeretse ku rindi, ndetse n'urusengero rugatwikwa. Impamvu mbivuze nuko aya mateka asa neza. Igitangaje, aya mateka yarisubiyemo. Ubundi umurwa wa Yerusalemu mu gihe cya Nebukadinezari watwitswe ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 586. Nanone mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yesu nibwo umujenerali witwa Titusi, n'ubu ngubu iyo tariki niyo bajya Abisirayeli bizihizaho ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4, bivugwa ko ari bwo batwitse umujyi wa Yerusalemu ndetse n'urusengero rukaba ari rwo rwasenyutse. Aya mateka yarisubiyemo neza ku buryo itariki 9 z'ukwezi kwa 4 yabaye itariki itazibagirana mu gihugu cya Isiraheli,
ko aribwo abami bagiye batera uyu mujyi bakawuhindura ivu kandi bagasenya n'urusengero. Tugaruke kuri Sedekiya nawe yategetse imyaka 11. Bigeze aho arahaguruka yumvira inama z'abahanuzi bamugiraga, cyane cyane mu bice 28 batubwira umuhanuzi wahanuye asa n'ubwira umwami Sedekiya yuko ntacyo azaba. Ibice 28 mu gitabo cya Yeremiya hatubwira inkuru y'umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Hananiya. Uyu Hananiya yarahagurutse afata icyo bitaga imbago mbibutse ko ni ibyuma bakoreshaga mu kuboha abantu. Arangije abyibohesha mu ijosi arabivunagura, aravuga ngo ntabwo umwami w'i Babuloni azigera agaruka mu gihugu cya Israel kugira ngo abatere. Atuku mvunaguye izi mbago niko mvunaguye ubwami n'ubushobozi n'ubutware bw'umwami w'i Babuloni. Ibi yabivuze kugira ngo arwanye ibyo Yeremiya yari amaze guhanura mu bice 27, avuga ko nta kabuza ubwo umwami Nebukadinezari azagaruka bazirinda ntibamurwanye. Uyu Hananiya hakubita urushyi Yeremiya, aramubwira ati witinyuka kubeshya abantu b'Imana. Nuko Yeremiya ahanurira uyu Hananiya, aramubwira ati uyu mwaka utarashira wowe uzapfa, kubera ko wavuze mu izina ry'Uwiteka kandi atagutumye. Ibice 29 nk'uko nabivuze ni urwandiko Yeremiya ubundi yoherereje abajyanyweho iminyago bari barageze i Babuloni, ababwira ati nyabuna nimuture mwe guhoza amaso inaha nkaho muzagaruka ejo, atahubwo nzabahera y'umugisha kandi ibyo nibwira nzabagirira ni njye ubizi, kugira ngo nzabareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Igice cya kabiri rero cy'ubuhanuzi bwa Yeremiya cyerekeranye n'isezerano Imana yahaye Abisirayeli yuko izongera ikabagirira neza. Ni ukuva mu bice 30 ukagera mu bice 33. Igice cya 31 niwo mutima w'iby'Imana yabwiraga Abisirayeli, cyane cyane uhereye ku murongo wa 31. Haranditse ngo Uhoraho aravuga ati dore igihe kigiye kugera ngirana isezerano rishya n'Abisirayeli n'Abayuda. Ntabwo rizaba rimeze nk'irya kera nagiranye na basekuruza igihe nabafataga akaboko nkabavana mu Misiri, kuko bo bishe isezerano ryanjye nubwo ndi umuyobozi wabo. Ni njye Uhoraho ubivuze. Noneho ngira isezerano nzagirana n'Abisirayeli nyuma y'icyo gihe. Nzabacengezamo amategeko yanjye nyandike mu mitima yabo. Nzaba Imana yabo nabo bazaba abantu banjye. Ntawe uzongera kwigisha mugenzi we cyangwa umuvandimwe we ati menya Uhoraho, kuko bose bazamenya uhereye ku muto ukageza ku mukuru. Nzababarira ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Nk'uko nari mbivuze, ubundi iyi mirongo uko ari 3 niwo mutima w'Imana yavugaga yuko izagira neza Abisirayeli. Yeremiya ni nawe muhanuzi wahanuye mu buryo bweruye, avuga ko Imana izatanga isezerano rishya. Yego, abandi bahanuzi bagiye bavuga isezerano rishya ariko bakarivuga mu buryo buteruye. Nta wahanuye Yesu kuruta Yesaya, ariko ntiyigeze akoresha ijambo isezerano rishya. Iyo usomye mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 8, uyu mwandiko yongera kugaruka kuri iri sezerano rishya. Uhereye ku murongo wa 6 yaragize ati naho ubu umurimo Yesu ashinzwe usumbye kure uwabo bandi, kuko ari umuhuza w'isezerano rishya. Ni isezerano rihebuje irya kera kuba ryiza, kandi rishingiye ku byasezeranijwe bihebuje. Iyo iryo sezerano rya mbere ritaza kugira inenge, ntibyari kuba ngombwa ko risimbuzwa irya kabiri. Niyo mpamvu Imana igaya abantu bayo ibabwira iti dore igihe kigiye kugera ngirana isezerano rishya n'Abisirayeli n'Abayuda. Ni njye Nyagasani ubivuze. Ntabwo rizaba rimeze nk'irya kera nagiranye na basekuruza igihe nabafataga akaboko nkabavana mu Misiri. Nyamara ntibitaye kuri iryo sezerano. Ni nacyo gituma nanjye ntabitayeho. Ni njye Nyagasani ubivuze. Noneho ngira isezerano nzagirana n'Abisirayeli nyuma y'icyo gihe. Nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nzayandika mu mitima yabo. Nzaba Imana yabo nabo bazaba abantu banjye. Ni njye Nyagasani ubivuze. Nta numwe muri bo uzagomba kwigisha mugenzi we cyangwa umuvandimwe we ati menya Nyagasani, kuko bose bazamenya uhereye ku muto ukageza ku mukuru. Nzababarira ibicumuro byabo, ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Ubwo Imana yavugaga ko iryo sezerano ari rishya, kwari ukuvuga ko irya mbere rigizwe irya kera. Kandi rero ikintu kiswe cya kera kiba gishaje, kikaba cyenda kuvaho burundu. Bavandimwe, Yeremiya niwe muntu wahanuye abivuga mu buryo bweruye ko Imana izagirana n'abantu bayo isezerano rishya. Iri sezerano rishya rishingiye ku bintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere rishingiye ku kubabarirwa by'iteka, umuntu akababarirwa ibyaha bye burundu. Nk'uko Yesu Kristo mu bice 26 mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, uhereye ku murongo wa 26, ubwo yatangaga igaburo ryera, ubwo yaravuze ati
nuko yenda igikombe aragishimira, arangije abwira abigishwa bati nimwakire munyweho mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya agiye kubatangirwa. Yesu niwe wavuye amaraso ahamya isezerano rishya ngo abaryizeye bose bababarirwe ibyaha byabo by'iteka, kuko abamwizeye ntibazigera na rimwe bacirwaho urubanza, ahubwo bafite ubugingo buhoraho. Icya kabiri iri sezerano rishya rishingiyeho nibyo Yeremiya yavuze ngo Imana izandika amategeko yayo ku mitima yabo, noneho ntawe uzongera kubwira undi ngo menye Uwiteka, ahubwo bazamenya Imana bivuye imbere mu mutima atari inyuma. Ibi Pawulo yabisobanuye neza ubwo yandikaga mu rwandiko rwe rwa kabiri yandikira Abakorinto ibice 3 uhereye ku murongo wa 5. Yaragize ati niyo yatugize abagaragu bayo ngo dukorere isezerano rishya ridashingiye ku mategeko yanditswe, ahubwo rishingiye kuri mwuka. Amategeko yanditswe aricisha, naho umwuka akabeshaho. Ayo mategeko inyuguti zayo zanditswe ku mabuye abaje, nyamara kandi yaje aherekejwe n'ikuzo ry'Imana, ku buryo abisirayeli batashoboye kwitegereza mu maso ha Musa, kubera iryo kuzo rirabagirana kandi ari kuzo rishira. Ubwo amategeko yari afite umurimo wo guteza abantu urupfu, kandi akaba afite ikuzo ringana rityo, mbega ukuntu umurimo wa mwuka uzarushaho kugaragaza ikuzo ry'Imana. Ubwo amategeko afite umurimo wo gucira abantu ho iteka kandi akaba afite ikuzo, mbega ukuntu umurimo utuma abantu batunganira Imana uzarushaho kugira ikuzo risesuye. Iri sezerano rishya rero ryari rishingiye kuri Kristo Yesu umwana w'Imana, we watanze kubabarirwa by'iteka kugira ngo abantu bahabwe ubugingo buhoraho, ndetse no ku mwuka w'Imana woherejwe mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo ashoboreshe abamwizera kubaha Imana. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo azandika amategeko. Amategeko ya Mose yaharatuwe ku mabuye, ariko amategeko y'umwuka iyo ayaharatura ku mitima yacu ngo tubone uko twumvira Imana. Tugarutse rero ku buhanuzi bwa gatatu bwa Yeremiya yahanuye muri iki cyumweru cya 41 twasomye. Noneho n'ubuhanuzi bwari bwerekeye umwami Sedekiya, amubwira ati ndagusabye ntuzigere na rimwe wemera ibyo abajyanama bawe bazakubwira ngo uhangane n'umwami w'i Babuloni, kuko nubikora bizakumerera nabi. Ibice 37-8 ndetse kugira 39 hatubwira akaga Yeremiya yahuye nako, kubera ko Abayuda banze kumvira ibyo Yeremiya yababwiye, bigatuma bamubuha, ubundi bakamukubita, ndetse baramujugunya mu rwobo rwari rwuzuye isayo. Bafata igitabo yanditse baragica, cyanditswe n'umugabo witwaga Baruki. Ibi byose bimaze kuba, Yeremiya rero niko kubwira umwami Sedekiya ati nyamuneka ntuzigere na rimwe wumvira bene wanyu, kubera ko nubikora uyu mwami naza ntazakubabarira. Ntabwo Sedekiya yigeze abyumvira. Yaramaze imyaka 11 atangiye kwiyubaka, yibwiraga ko afite imbaraga zatuma ahangana n'umwami Nebukadinezari. Nk'uko twabisomye mu gitabo cya kabiri cy'ingoma ibice 36 ndetse n'igitabo cya kabiri cy'abami ibice 25, yateye Yerusalemu, ndavuga umwami Nebukadinezari, maze atwika urusengero ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4. Afata umwami Sedekiya amunogoramwo amaso. Mbere yo kumunogoramwo amaso, abanza amwicira imbere ye abana be, babwire ko umwe mu bana be aribo bazengereje Yeremiya. Amaze kubona ibyo amunogoramwo amaso, nuko arangije nawe amujyanaho umunyago, arangije aramwica. Sedekiya nta kindi yazize uretse kutumvira ijambo ry'Uwiteka. Ibice 52 rero nta kindi batubwira, ni uburyo umurwa wa Yerusalemu waje gutwikwa ndetse no kuwaje gusenya. Dore ko iki gice ari nacyo gisoza ubuhanuzi bwa Yeremiya. Igice cya 52 rwose kugira ngo ucyumve neza wagihuza n'igice cya 39 ndetse na 24 umurongo wa 18. Hose haba havuga uburyo umwami Nebukadinezari azahindura ivu, agasenya umujyi wa Yerusalemu ndetse n'urusengero ntarubabarire, akaruhindura ibirundo, akarugira ivu. Icya kabiri, nk'uko nababwiye, iyo ugiye kureba uko ubuhanuzi bwavugaga Nebukadinezari yasenye urusengero rw'i Yerusalemu nuko yaje kurimbura uyu mujyi, bihuye neza nuko umwami Titusi yasenye umujyi wa Yerusalemu mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yesu. Bombi baraje bazenguruka umujyi bamara imyaka 2. Umwami Nebukadinezari yazengurutse umujyi wa Yerusalemu kumara imyaka 2. Yatangiye ku mwaka wa 9 wo ku ngoma ya Sedekiya, asenya uyu mujyi ku mwaka wa 11 ku ngoma ya Sedekiya. Ni nako kuva muri 68 aribwo umwami w'i Roma yohereje Titusi kuzenguruka umujyi wa Yerusalemu.
Ku mwaka wa 70 nibwo yarunze ibirundo by'ibitaka kugira ngo yuririreho abone uko agwa mu mujyi wa Yerusalemu kuko ari ugoswe n'inkiki. Icya kabiri cyerekana ko aya mateka asa nuko bombi babanje kwicishwa inzara. Umujyi wa Yerusalemu ku gihe cya Sedekiya uhabuzemo ibyo kurya rwose kugeza ubwo abantu bishwe n'inzara ubwabo batangira gutoroka. N'umwami Sedekiya yanyuze mu cyanzu aratoroka, maze baramukurikira bamufatira mu kabande bamuzanira umwami Nebukadinezari aramwica. Ni nako byari bimeze ku mwaka wa 70. Abari batuye mu mujyi wa Yerusalemu bishwe n'inzara kugeza ubwo ubwabo batekereza ngo ni gute tuzabaho. Maze Titusi arunda ibirundo by'igitaka, amaze kubicisha inzara atwika umujyi wa Yerusalemu. Ikindi twakwitaho nuko mu gihe umwami Nebukadinezari yagotaga umujyi wa Yerusalemu, Yeremiya yabwiraga Sedekiya ko ari akanya keza ko kwishyira mu maboko ye kugira ngo atazabica nabi. Yesu Kristo yari yarahanuye mu bice 24 muri Matayo ngo nimubona uyu mujyi ugoswe ntimuzigere muwugumamo, ahubwo muzawusohokemo kuko igihe cyawo cyo kurimbuka kizaba gisohoye. Nagira mbabwire ko amateka yemeza neza ko abakristo bemeraga ubutumwa bwa Yesu batigeze bicwa mu gihe Titusi yasenyaga Yerusalemu. Nta mukristo wari usigaye muri Yerusalemu kuko bari barawuvuyemo, kuko bemeraga ko Yesu yasize ababwiye ngo nimubona ugoswe muzawuvemo, igihe cyo kurimbuka kizaba gisohoye. Reka tugarukira aha, hanyuma turebere hamwe ubutumwa twasomye bw'ingenzi muri Zaburi ndetse no mu rwandiko Yakobo yanditse. Tunatangire urwandiko Petero yanditse. Zaburi ya 79 yitwa amaganya y'ubwoko bw'Imana. Ni Zaburi ya bene Asafu. Mbibutse kwisi Zaburi zose bene Asafu baziririmbye ubwo bacuraga intimba kubera ibyabaye i Yerusalemu ku ngoma z'aba bami turangije gusoma. Baragize bati: Mana, abanyamahanga bateye igihugu cyawe cy'umwihariko, bahumanije ingoro yawe nziranenge. Yerusalemu bayigize amatongo, imirambo y'abagaragu bawe bayigaburiye ibisiga, imirambo y'izo ndahemuka bayigaburira inyamaswa. Bisha abantu bawe, imivu y'amaraso itemba muri Yerusalemu, imirambo yabo ibura gihamba. Abo mu bihugu duhana imbibi baradusuzugura, aba baturanyi bacu baradukwena, badukina ku mubyimba. Uhoraho, uzahora uturakariye ugeze ryari? Uzageza ryari kutwitura umujinya ugurumana? Uburakari bwawe busuke ku banyamahanga batakwemera, ubusuke no ku bihugu by'abami batakwambaza. Urakarira abanyamahanga kuko bishe abakomoka kuri Yakobo. Igihugu cyawe bagisize iheruheru, ntuduhoreye ibicumuro bya basogokuruza. Gira vuba udusanganize impuhwe zawe, dore tugeze kure kubi. Mana umukiza wacu, girira ikuzo ryawe utugoboke, girira kuri Imana udukize, utubabarire ibyaha byacu. Kuki abanyamahanga bakwigamba bati, mbese Imana yabo ibamariye iki? Hora abanyamahanga tubireba, ubaryoza amaraso y'abagaragu bawe bamennye. Wite ku maganya y'abacu bagizwe imfungwa, ukoresha ububasha bwawe ukiza abaciriwe urwo gupfa. Nyagasani, ihimure abo mu bihugu duhana imbibi. Ibitutsi bagututse ubibitura inshuro ndwi, naho twebwe ubwoko bwawe, umukumbi wawe wiragiriye, tuzahora tuguhesha ikuzo, tugusingize uko ibihe bihaye ibindi. Twasomye na Zaburi y'126. Iyi Zaburi benshi barayizi. Iyi ni Zaburi Abisirayeli baririmbye ubwo Imana yabibukaga ikabagarura mu gihugu cyabo. Iyi Zaburi yitwa ngo Uhoraho ahoza abarira. Umurongo wa 2 uragira uti: igihe Uhoraho yasubizaga Isiyoni ishya n'ihirwe, twe twabonaga ari nk'inzozi. Mbega ukuntu twishimye tugaseka, mbega ukuntu twavugije impundu z'urwunge. Abanyamahanga niko gutangara bati, Uhoraho yabakoreye ibihambaye. Koko Uhoraho yadukoreye ibihambaye, natwe turishimye. Uhoraho udusubiza ishya n'ihirwe, nk'uko usubiza amazi mu migezi ya Negebu. Ababi babarira bazasarura bishimye, ujya kubiba agenda arira yikoreye imbuto. Nyamara iyo agiye gusarura agaruka yishimye yikoreye imiba. Iyi Zaburi 126 ni Zaburi bayiririmbye bavuga uburyo Imana yabagiriye neza, ikabibuka ikabasubiza mu gihugu cyabo. Ibi byabaye ku ngoma y'umwami Sirusi cyangwa se ku ngoma y'umwami Kuru. Ibi tuzabibona mu byumweru biri imbere ubwo tuzaba twiga ubuhanuzi bwa Ezekiyeli ndetse na Daniyeli.
Mu isezerano rishya twari dusoma urwandiko rwa Yakobo. Yakobo murabizi ko twabirebye ubwo twakoraga introduction y'igitabo cye, tuvuga ko yari umuvandimwe wa Yesu. Bari basangiye nyina. Yakobo uyu yari mwene Yakobo nyine ndetse na Mariya. Uyu ni wari pasiteri w'itorero ry'i Yerusalemu, nk'uko tubisoma mu bice 15 mu gitabo cye byakozwe n'intumwa. Yanditse urwandiko arwandikira bene wabo batatanye, nk'uko twabibonye ni rumwe mu nzandiko zanditswe mbere. Igice cya 3 rero, kuko ariho twagarukiye, Yakobo yibanda ku kuvuga ububi bw'ururimi, yerekana ko ururimi ari igitangaza. Ngo ururimi muri rwo ngo rumeze nk'isoko idudubiza amazi meza, ngo ndetse n'isoko idudubiza amazi yanduye. Avuga ko nta kintu kirusha kuba rubi, ngo rumeze nk'agashashi gatwika ishyamba ryose. Ngo ururimi rumeze nk'ingashya yerekeza ubwato. Murabizi ko ubwato bwa kera butagiraga moteri, bwahabwaga icyerekezo n'icyo bita ingashya. Ngo n'ururimi narwo nuko rumeze. Bavandimwe, niyo mpamvu Salomo yanditse aravuga ngo urifuza kubona iminsi myiza, ujye ubuza ururimi rwawe kutavuga ikibi. Na Petero yabisubiyemo ibice 3 aravuga ati urifuza kubona iminsi myiza, ujye ubuza ururimi rwawe kuvuga ikibi. Yakobo yerekana ko ibituruka mu kanwa kacu ari byo bitanga icyerekezo cyaho twerekera. Nk'uko ingashya ituma ubwato bwerekera iburyo cyangwa ibumoso kandi ari akantu gato, niko n'ururimi narwo rutanga icyerekezo cy'ubugingo, nubwo umubiri ari munini ugereranije n'uko ururimi rungana. Nyamara ururimi nibwo rwerekeza rugatanga icyerekezo, rukerekeza igehinomu cyangwa se mu bwami. Avuga ko uzi kurinda ururimi rwe aba ari umukiranutsi rwose. Muvandimwe rero, urinda ururimi rwawe, dore ko ari kimwe mu bintu bidusenyera bikatwicira ubuzima. Ku murongo wa 13 noneho Yakobo agaruka ku kuvuga ubwenge buva mu ijuru, ubwenge buva ku Mana. Yaragize ati ninde muri mwe ufite ubwenge no gusobanukirwa? Nabyerekanisha ibyo akora abiterwa n'imyifatire myiza, byose abikesha ubugwaneza buva ku bwenge. Ariko niba imitima yanyu yuzuye ishyari n'amakimbirane, mureke kwirata ngo muhakane ukuri. Ubwenge nk'ubwo ntibuturuka mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi na kamere y'umuntu ndetse na Satani. Ahari ishyari n'amakimbirane ntihabura umuvurungano n'ibikorwa by'imbura mu maro byose. Ariko ubwenge buturuka mu ijuru, icyambere buraboneye, byongeye kandi buzana amahoro n'ineza no kumvikana n'abandi, bwuzuye impuhwe no kugira neza, nta gusumbanya abantu, nta buryarya. Abanyamahoro babibizana amahoro bagasarura ubutungane. Igice cya 4 noneho Yakobo agaruka ku cyo yise kudakunda iby'isi. Yerekana ko intambara zose abantu barwana nazo burya zikomoka mu mutima wo kurarikira. Nibutse Salomo mu migani 18 umurongo wa mbere uko yanditse. Yaragize ati uwishakira inyungu ze bwite yitandukanya n'abandi, ntiyemera ukuri kundi muntu wese. Muri Bibiliya yera baragira bati uwitandukanya n'abandi abashaka ibyo ararikiye, akanga ubwenge bwose butunganye, afite ubukana. Nk'uko rero Yakobo abivuga, burya kwirema ibice kose ndetse n'amahane bikomoka mu irari no gushaka kwigira abakomeye. Yaragize ati mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he? Ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mukagira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayishira ari ryanyu ribi. Yemwe basambanyi, namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Murongo wa 7 akatwereka umuti w'ibyo, aragira ati nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Mubabare muboroge murire, ibitwenge byanyu bihinduka kuboroga, ibyishimo byanyu bihinduka agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana kuko arebwe izabashyira hejuru. Ibice 5 ari naho twasoreje. Ibice 5 ari naho iki gitabo gisoreza. Noneho Yakobo agaruka yerekana iteka ryaciriweho abatunzi b'abanyabugugu. Bavandimwe, nta na rimwe Bibiliya yigeze yerekana ko gutunga ari ikibazo. Oya, ahubwo yerekana umutego uba mu butunzi, maze ikagira inama abatunzi ko bakwiye kwirinda kuko ubwabo ubwo butunzi bwabahindukira Imana cyangwa se bukahindukira umutego. Icya 2, Bibiliya yerekana ko umuntu wese wahawe ubutunzi ari igikoresho Imana yamuhaye kugira ngo ayubahisha akoresheje ubwo butunzi. Murongo wa 1 yagize ati ngaho yemwe batunzi mwe nimurizwe mu boroge n'ibyago mugiye kuzabona. Ubutunzi bwanyu buraboze n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi. Izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese, ingese yazo
nayo izaba umugabo bo kubahamya, izarya imibiri yanyu nk'umuriro. Mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Ukomeje gusoma rwose, Yakobo ntiyavugaga ko ubutunzi ari ikibazo, ahubwo yashinjaga aba batunzi ko bahindutse abanyabugugu, maze bakirundanyiriza ubutunzi bakoresheje uburiganya ndetse no kwambura abakene. Ibyo rero nicyo cyaha, naho ubundi gutunga si ikibazo. Ku murongo wa 7 asoza noneho atanga inama zitari zimwe. Yavuze ku bijyanye no kwihangana, kutarahira no gusenga ndetse no kuyobora abayobye. Ku murongo wa 8 yavuze ko abihangana bitwa abanyehirwe. Ku murongo wa 13 yerekana akamaro ko gusenga. Yaragize ati, mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge, hariho unezerewe naririmbira Imana, muri mwe hariho urwaye natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'umwami, kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi n'aba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Arakomeza ati, mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Iri jambo benshi bazi ko gukira bikomoka ku kwatura ibyaha. Uku gukizwa muri Bibiliya y'Icyongereza n'Igifaransa baba bavuga gukira indwara, ndetse na Bibiliya y'Ijambo ry'Imana baragira batya bati, byongeye kandi nibasenge bizeye Nyagasani bizakiza umurwayi, Nyagasani azamuhagurutsa ari mutaraga, kandi naho yaba yarakoze ibyaha azabibabarirwa. Mujye mubwirana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukire indwara. Uku gukizwa bavuga ntabwo ari ugukizwa ko mu mutima, kuko gukizwa ko mu mutima ntibizanwa no kuvuga ibyaha, ahubwo bizanwa no kwizera Kristo Yesu ukabarwaho gukiranuka kwe. Ahubwo Yakobo yavugaga ko harimo gukira indwara bikomotse ku kwaturirana ibyaha. Ndagira mbasezeranye ko tuzakora inyigisho yihariye kuri iri jambo Yakobo yavugaga ko mu kwaturirana ibyaha kwabo bazakira indwara. Yakobo yasoje yerekana ko gusenga iyo gukozwe mu buryo buhoraho cyangwa se mu buryo bwo guhozaho kugira umumaro mwinshi. Yerekana ko na Eliya ubwe yakoze ibitarakozwe n'abandi, kuko yasenze maze imvura ikamara imyaka 3 itagwa, ariko akongera agasenga maze imvura ikongera ikagwa. Ibi atwereka ko Eliya yabikoze yasenze adatuza, arasenga kugeza ubwo ijuru ryeraga ritagira igicu maze ryongera kurema igicu. Iyo usomye inkuru ya Eliya mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 17 uhereye aho, Bibiliya itubwira ko Eliya yasenze cyane yinginga, akajya atuma umugaragu ati genda undebere ko wabonye igicu. Asenga inshuro zigera kuri 7 adatuza kugeza ubwo umugaragu yabonye igicu. Nacyo rero Yakobo atubwira ko natwe nituramuka dusenze nka Eliya, nta kabuza uko gusenga kuzagira umumaro. Abantu benshi barasenga, ariko benshi ntibajya bahuzaho gusenga. Nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo musenge ubudasiba, prions sans cesse. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana usobanuye iryo jambo baravuga ngo musenge ubudatuza. Bene uko gusenga niko kugira umumaro mwinshi. Imana ibahe umugisha. Mu kanya turagaruka turebere hamwe urwandiko rwanditswe na Petero. Urwandiko rwanditswe na Petero, abigisha ba Bibiliya bahamya ko rwanditswe nawe ubwe, ariko abandi bakajya impaka bavuga ko Petero atari we rwanditse kuko rwandikanye ubuhanga. Iyo urebye icyo bita texte original rwanditswe mu Kigiriki, maze bakabishingiraho bashidikanya ko Petero atari kwandika bene urwo rwandiko mu Kigiriki kuko atari yarize. Abandi nabo bakavuga bati murishuka kuko Petero ntiyari inkandagira bitabo, yarazi gusoma no kwandika nubwo atari umuhanga mu byo kwiga. Uru rwandiko yarwanditse afatanije n'uwitwa Silasi ndetse n'umwana we mu by'umwuka witwaga Mariko. Arwandika avuga ko yarwandikiye abatatanijwe n'akarengane k'ibyabaye i Roma, maze bagatatanira aho bita Iponto, Galati, Kapadokiya, Aziya, Bitiniya n'ahandi. Urwandiko rwa Petero rwari rufite intego imwe, gukomeza abatatanijwe n'akarengane. Ubundi Petero bamwita intumwa y'ibyiringiro, Paulo bakamwita intumwa yo kwizera, Yohana bakamwita intumwa y'urukundo. Iri jambo ibyiringiro Petero arigaruka inshuro zirenga 11. Niwo mutima w'icyo yandikaga. Yakomezaga abatatanijwe n'akarengane ngo bakomeze kugirira ibyiringiro muri Kristo Yesu. Icya kabiri yaragamije gusaba abatatanijwe n'akarengane ko batakwemera ko kabahemuza, maze bigatuma umurimo wa Kristo Yesu ukorwa isoni. Ibice 3 umurongo wa 15 yaragize ati, mwe mwiteguye gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro byanyu,
maze kandi akababwira ko nibarengana bazize gukora nabi ntacyo bazashimirwa, atari ko nimurengana muzira gukora neza nibwo muzashimwa. Mwigane Yesu nawe warenganye nta cyaha yakoze. Urebeye rero hamwe ubutumwa bw'ingenzi bukubiye mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse, bukubiyemo ubutumwa bune bw'ingenzi. Igice cya mbere naho Petero yongera kwibutsa abantu ababwira agakiza gakomeye twahawe muri Kristo Yesu. Ibi yabyibanzeho kuva ku gice cya mbere ukageza ku gice cya kabiri umurongo wa 10. Ubutumwa bwa kabiri bukubiye mu rwandiko Petero yanditse rwa mbere buhera mu bice 2 ku murongo wa 11 ukagera mu bice 4 umurongo wa 6. Aha abavuga imyifatire ikwiriye abantu bavuga ko bahawe agakiza. Igice cya gatatu gikubiye mu butumwa Petero yanditse abavuga noneho kugaruka k'umwami Yesu, ni ukuva ku bice 4 umurongo wa 7 ukageza mu bice 5 umurongo wa 11. Igice cya nyuma nicyo nakwita umusozo, uhereye ku bice 5 umurongo wa 12 ukagera ku murongo wa 14. Reka turebere hamwe rero ubutumwa bw'ingenzi bukubiye muri ibyo twasomye, igice cya mbere n'icya kabiri mu butumwa bwanditswe na Petero. Nkuko twabivuze, kuva ku gice cya mbere umurongo wa 3 ukagera mu bice 2 umurongo wa 10, Petero abavuga iby'agakiza gakomeye Imana yaduhaye. Umurongo wa 3 yaragize ati, nihasingizwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo, yo yatugiriye imbabazi, yaduhaye kuvuka ubwa kabiri, tukaba dufite ibyo twiringira bihamye, tubikesha izuka rya Yesu Kristo mu bapfuye. Umurongo wa 5, kwizera Imana kwanyu gutuma murindwa n'ububasha bwayo, kugeza ubwo muzabona agakiza kagenewe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Munyemerere musimbuke ku murongo wa 9 yongera kuvuga agakiza mu buryo butandukanye. Umurongo wa 5 avuga ko kubera kwizera twiteguye kuzahabwa agakiza kazahishurwa mu gihe cy'imperuka. Ariko ku murongo wa 9 agahamya ko ako gakiza twamaze kucyegukana. Yaragize ati, kuko mwegukanye agakiza mwari mwizeye. Ariko ageze mu bice 2 umurongo wa 2 arongera nanone agakiza akakavuga uyu munsi. Cyo nashaka kuvuga, Petero yavuze agakiza mu buryo bwuzuye. Yavuze agakiza mu gihe cyashize, avuga agakiza mu ndagihe, avuga agakiza no mu gihe kizaza. Mu bice 2 umurongo wa 2 none havuga agakiza mu ndagihe. Yaragize ati, nk'uko uruhinja rukenera konka, aba ariko namwe mwifuza amata adafunguye, ari ryo jambo ry'Imana, kugira ngo atume mukura mugere ku gakiza. Umurongo wa 5 avuga ko dutegereje agakiza kazahishurwa. Umurongo wa 9 akavuga ko agakiza twamaze kucyegukana. Ibice 2 umurongo wa 2 akavuga ko dukwiye kugera ku gakiza. Abakurikiye inyigisho twakoze ivuga agakiza kuzuye icyo ari cyo, ngira ngo ibingibi mwarabisobanukiwe. Kuko umurimo w'agakiza wuzurira mu bihe bitatu: twarakijijwe, turiho turakizwa, kandi tuzakizwa, nk'uko Petero arangije kubihamya. Iyo tuvuze ngo twarakijijwe, tuba tuvuga ko nta rubanza tuzacirwaho. Ubwo twizeraga Kristo Yesu, Imana ntikiri umucamanza wacu, ahubwo yahindutse umubyeyi. Iyo tuvuga ko turiho turakizwa, tuba tuvuga ko Imana mu mwuka wera ibirimo iduhindura gusa nayo, dukira ingeso za kamere, turushaho gusa n'umwami Yesu. Ibyo tukabigeraho binyuze mu kurya ijambo ry'Imana no gusenga ndetse no kwitoza kubaha Imana. Iyo tuvuze ko tuzakizwa, tuba tuvuze ko tuzambura uyu mubiri tukavaho icyaha kiri, tukajya kubana n'Imana iteka. Ubwo nibwo agakiza kacu kazaba kuzuye. Tugarutse mu ngingo zigize ibi turangije gusoma, twazikubira mu bintu 7. Ingingo ya mbere twavuga ko Petero yibanze ku kuvuga ku bijyanye n'umurage n'imbaraga z'Imana tuzaragwa kubera agakiza. Icya kabiri akavuga ko umurage tuzawuhabwa binyuze mu kugeragezwa ndetse no mu gutotezwa. Icya gatatu noneho Petero yerekana ko uwo murage wari waravuzwe mbere n'abahanuzi. Icya kane noneho Petero agaruka avuga kwihangana kuzanwa n'ibyiringiro, maze akavuga umunezero ukomeza kubera ibyo byiringiro tuzabonera muri Kristo Yesu. Icya gatandatu noneho abavuga imbaraga z'urukundo. Icya nyuma abavuga ishimwe rikwiriye Kristo Yesu we waducunguye. Kubw'ibyo Petero asoza urwandiko rwe rwa kabiri asaba abantu guhinduka bakaba nk'amabuye mazima, kugira ngo babe inzu yo guturwamo n'umwuka, kuko Imana yatugize abatambyi b'isezerano rishya. Kubw'ibyo rero niduturwemo n'umwuka kugira ngo tubone uko dutamba ibitambo by'umwuka. Nk'uko nabivuze, uhereye ku murongo wa 11 noneho Petero atangira kuvuga
abo bahawe agakiza, abo ngabo bafite ibyiringiro byo kuzakabona kandi barimo banywa amata y'umwuka adafunguye kugira ngo bageze ku gakiza, bagomba kugaragazwa n'ingeso zihindutse. Ibice 2 umurongo wa 11 yaragize ati: nshuti nkunda, ndabihanangiriza mumeze nk'abanyamahanga n'ibicibwa kuri iyi si, kugira ngo mwirindire ari muterwa na kamere yanyu rirwanya ubugingo bwanyu. Mugire imyifatire myiza hagati y'abatazi Imana, kugira ngo nubwo babasebya ngo mugira nabi, babone ibyiza mukora bizatume baha Imana ikuzo umunsi izaza muri twe. Petero yerekana ko abantu bose bahamagawe bakizera Yesu bakwiye kurangwa n'ubuzima buhindutse. Ibyo bikagaragarira mu kubaha ubuyobozi butegeka igihugu, bikagaragarira mu kubaha abatware, nanone bikagaragarira mu kuganduka no kubahana mu muryango. Kuko we aba yerekana ko umugore akwiye kugandukira umugabo, maze umugabo nawe agakunda umugore, abana bakubaha ababyeyi. Naha twasoreje, reka tuzakomeza ubutaha. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Ndagushimiye Mana Data wa twese uri mu ijuru, we waduhaye Yesu ngo atubere umukiza n'umwami. Warakoze kumuduha ngo Yesu uyu twizera aduheshe ubugingo buhoraho. Ngushimiye isezerano rishya, isezerano ry'ukuri, isezerano ko kuri kwiye gusimbura rya rindi ritigeze ryibasha, isezerano ryo kubabarirwa ibyaha ndetse n'umwuka wera, kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwubaha Imana. Mana uhimbarizwa umwuka wera, wandika amategeko yawe ku mitima yacu. Mana uhimbarizwa umwuka wera, uzana ubwiza buruta ubwa mbere, atari nka bwa bundi bwa Mose bwashiraga. Ushimirwa umwuka wera, urushaho kutuvana mu bwiza tujya mu bundi, tukagira ubwiza nk'ubw'umwami. Uhimbazwe kugenda urushaho kuducura ngo duse nawe. Komeza ukora uwo murimo muri twebwe kugeza igihe uzazira, maze tuzakurebe mu maso ubwo tuzaba tugiye kwegukana agakiza kacu, ariko kwambura uyu mubiri upfa, maze tukabana nawe iteka. Icyubahiro kigarukire wowe, amahoro n'umugisha bibi byacu, mu izina rya Yesu. Amen.